izina cyiza niryaguhinduye umwana w'Imana. Korali Hallelujah yavutse mu 1997 itangira turi abana batoya, twari tuvuye mu korali yitwa Ingemwe za Kristo. Ubwo uri kumva tubaye bukombe imyaka 23. Ndagira ngo bavandimwe ubutumwa bwa mbere turabararitse rwose igitaramo karibu cyane icyo dukora. Rero murararitswe ro mwabavandimwe mwe muze, hari ambassadors baye babwiye, hari za Island Singers za Mind International zo muri Tanzania, hari amakorali abahamya ba Yesu ya Kigali. Yes, amahoro bakunzi ba ITV, twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana, amahoro atangwa na Nyagasani. Muri aka kanya rero turi Gisenyi mu mujyi, tukaba twasuye imwe muri korali maze igihe kinini ikora umurimo wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Icyo nababwira rero, genda kuri channel yacu maze ukore subscribe, nurangiza ugende ureba handi ku ruhande kuri iriya nzogera kandi kuri notification kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu, amakuru yacu umunsi ku munsi. Ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 0781555024. Mwe mudukurikiye, reka dutangire tuganira n'uyu mubyeyi atubwire uko yitwa ndetse atubwire n'amavuko ya Hallelujah Familly Choir. Murakoze cyane. Nitwa Uweneza Johnson. Ndumuririmbyi muri korali Hallelujah. Korali Hallelujah yavutse mu 1997. Itangira turi abana batoya, twari tuvuye mu korali yitwa Ingemwe za Kristo. Ubwo uri kumva tubaye bukombe imyaka 23. Nkaba ntekereza yuko ni korali namwe uko mubona irimo ababyeyi, irimo urubyiruko, irimo abasore, irashimishije muri make, kandi nizere yuko murasogongera ku ndirimbo. Mu rugendo rero rw'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo nka korali Hallelujah, ni ibiki mumaze gushyira hanze, mumaze kugeza ku bakunzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'abandi muri rusange? Wenda mu bijyanye n'ibihangano tumaze gukora audio 11, video zimaze kuba 6. Nubango iyo tugiye gushyira hanze ni ya 7. Ni byinshi, hari ingendo nyinshi tumaze gukora, ibitaramo byinshi, hari rimaze gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rukumva kuva muri 97 ntekereza ko abantu benshi bayigireho umugisha, kandi abatureba babihamya, babagabo bo kubihamya. Usibye gukora ibyo bihangano mwaririmbye bifashije benshi mu bijyanye na roho, noneho no mu buzima busanzwe nka Hallelujah Family, haba abayirimo no hanze y'abayirimo, n'ibiki mwiratana? Murakoze cyane. Ibintu Hallelujah imaze gukora ni byinshi bitandukanye, nko kuvuga ubutumwa ndetse ikabusakaza kure, indirimbo zacu zikabasha gukiza imitima ya benshi ndetse zikagarura benshi kuri Kristo. Murakoze. Hari kugaruka kuri Kristo ni byiza, ariko noneho burya habaho ibitunga umubiri n'ibitunga roho. Ibitunga roho nibyo muhoramo, nibyo mugeza ku bantu. Turabizi mu bijyanye no kuririmba, kujya mu studio akenshi burya bikunda kugorana. Nka Hallelujah Family Choir, ubwo bushobozi bukomoka he bwo kuresista guhera muri 97 kugeza muri 2020? Murakoze cyane. Nitwa Patrick. Hallelujah amafaranga ujye yikorera Imana iragufasha. Yaba ibyo bikorwa byo mu kuvuga ama video, ama audio, Imana duha ubushobozi. Si ibyo gusa dukora, buriya dufata igihe twajya no ku bitaro tugasura abantu tukabaha ubufasha ibyo dushoboye. Rero Imana iduhereza ibyo dushoboye tukabikora, iducira inzira muri makeya. Hariho umuntu ushobora kuba dukurikiye kano kanyo akabona turaganira, harimo abapapa, harimo abamama, harimo abajene, abakobwa beheza n'abasore, ariko akavuga ngo ariko ubundi bwo iyo korali si bya bindi biri aho ngaho,
bararirimba koko? murakoze cyane. Korali turaririmba koko nk'uko mubivuze, ndetse usibye natwe nagusobanuriye yuko indirimbo zacu ntago zikiza abari kure gusa ko ziba kure mu byaha, ahubwo natwe ubwacu zibasha guhindura imitima yacu n'imibereho yacu. Reka duhindukeho gatoya nimba bikunda kujyana abadukurikiye nyine babone yuko turi kumwe na korali kandi ifite ibihangano byinshi bigiye bitandukanye, hari ibiri hanze, hari ibikiri mu makayi. Mutunyurizaho akantu gatoya. bo guhamya ibya Yesu, buri wese avuge ibyo yamukoreye. kumva ko tuririye Amajwi meza cyane, ni abahanga kandi ibyo bakora ni ibintu bazi. Reka ndebe uyu turi kumwe hano mu bumoso bwanjye. Ku giti cyawe korali urabona ari iki imaze kukugezaho? Murakoze. Korali ngiye ku giti cyanjye imaze kugezaho byinshi mu buzima busanzwe, ituma nkorera Imana nkagira byinshi nunguka. Ari mu kuza kurepeta haba hari byinshi umuntu agenda akora bidashimishije Imana, ariko iyo ufite korali bituma ibyo byose bitagira umumaro utabikora. Murakoze. Urumva ni umuryango usibye n'umurimo w'Imana, hari n'ibindi bifasha abantu mu buzima busanzwe. Reka tugaruke rero ku gikorwa nyirizina, igikorwa cyo kumurika album launch. Izina ryanjye, izina ryiza Prito, izina ryiza volume ya 7. Icyo gitekerezo ubundi bwo iryo zina ryiza ni irihe Johnson? Murakoze cyane. Ntekereza ko izina ryiza ni irya Yesu. Izina ryiza ni irya Yesu. Icyo gitekerezo gihora ku muntu uwo ari we wese wumva yaragira ubuntu. Burya bavuga ngo uwababariwe byinshi ashima cyane. Ntekereza yuko rero natwe turi mu babariwe byinshi. Buriya hariho n'ikintu wavuze uti mbese mu buzima busanzwe korali tumarira iki? Ariko buriya korali dufite akamaro cyane mu buzima busanzwe. Ntekereza ko nkatwe muri Hallelujah nta muririmbi tuba mutsindwa no mu ishuri, kubera yuko igitsure kiba muri Hallelujah ntabwo umuntu akwiriye kuba haririmba gusa, akwiriye kugira no kumenya uburyo agomba kwiteza imbere na ya income wavuze, bwa buryo bwo kugira ngo amafaranga agomba gufasha korale aboneke. Burya aboneka ari uko yagize abamambure bazima, ariko abamambure atari bazima, iyo abagize korale atari bazima, burya ibintu byose birazamba. Ntekereza yuko rero ubumwe bwa korale, igishoboka cyose ubuzima bwa korale buturuka ku bamambure bazima. Izina ryiza rero ni irya Yesu. Niryo ngiryo niryo riduhindura, niryo riduhesha agaciro, niryo umuntu ashobora kwirata. Ntekereza yuko hari abantu benshi ushobora kumva bavuga ngo abasitare, mu by'ukuri mugenzi wanjye umusitare ni Yesu. Twebwe baravuga ngo abasitare, buri abasitare ni inyenyeri. Inyenyeri zingize buzatugeranya n'inyenyeri zingize tureba hejuru. Ntekereza ko abasitare umuntu ashobora kubazwe, ariko buryo umusitare wa nyawe ni Yesu pe. Urabizi abasitare benshi bari iwawa, bafungiye iwawa, batwawe n'urumogi. Ntekereza yuko ibyo umuntu byose ashobora kwikora, tujye twemera ko turi abantu. Twasanze umusitari ari Yesu. Izina ryiza ni irya Yesu, ni iryaduhinduye abana b'Imana. Umuntu wese ajya aca bugufi abyemera ahereza Imana icyubahiro. Murakoze cyane. Iyi album launch rero itegerejwe ryari? Ese iyo DVD izaba iriho indirimbo zingana iki? Album launch itegerejwe kuri tariki 7 n'umunani, kandi ikaba iriho indirimbo 13 ziri mu buryo bw'amashusho. Kandi hazaba hariho n'imfashanyigisho rwose ziryoshye z'imikino. Wari wese ukunda kureba ndamusaba kugira ngo azaza ari mu gitaramo, ari runshi, ari gushaka izi ndirimbo kazitunga ukajya uzumva mu modoka cyangwa mu rugo. Hallelujah tuguhishiye byinshi cyane. Ni iryari rero? Bizaba ku itariki zingahe? Bizabera hehe? Kuhagera bisaba iki? Bizaba tariki 7
na tariki 8 z'ukwa gatatu, tariki 7 ni abatumiwe muri Serena, tariki 8 igitaramo kizabera ahahoze Zion, niko dukunze kuhita ko abantu benshi bahaza ari Zion hafi na Petite Barriere ku rusengero rwa Gates of Hope mu Kibuga. Ntekereza yuko buri muntu wese arariswa, ari abakongomani, ari abanyarwanda, nyabuneka ntuzacekwe kuko twabateguriye ibyiza byinshi, amakorari menshi ya Tanzania, yo mu Rwanda. Ugarutse kuri ayo makorari rero, abadukurikiye babwira ayo makorari kugira ngo nuzava iwabo yewe n'udasanzwe asenga, hari abantu buriya aba yibereye aho ngaho byo kubanga arajya mu misa, arajya gusenga, arajya mu materaniro, ariko yakomanga umuhanzi ngo haje umuhanzi, haje korari, akambara akagacokamo akaza. Babwire ayo makorari yariyo. Murakoze cyane. Hano ari mushiki wanjye nawe yazi, ntago nayatumiye ndi njyenyine, reka nawe yatangira natwibwira. Amazina nitwa Maombirit, nkaba ndi umuririmbyi wa korari Hallelujah. Mu makorari twatumiye na makorari menshi cyane, dufite azaturuka muri Tanzania, hariho yo bita Kaliwa, makaba n'indi groupe nayo izaba ihari, n'ayandi makorari menshi hano mu Rwanda nka korari Ambassadors, Abahamya, n'ayandi menshi. Mbese twifuje ko abantu benshi bayazi, bakaba bazi na korari Hallelujah ko bazaba bahari, kandi kubera Imana kandi turabyizera bizagenda neza kabisa, barahishiwe byinshi. Tugarutse kuri biriya muri Serena Hotel. Muri Serena Hotel naho hazabera imurikwa rya ziriya ndirimbo, nayo makorari azaba hari. Ese ubwo butumire, hari umuntu ashobora kuvuga ngo nahejejwe, cyo ni igitaramo cya VIP? Ni VIP ariko ubutumire buhawe abantu bose. Erinda bishi hano hari umusore wambaye amarinete kandi azi no kubisobanura neza, nawe ntekereza ko negera hano nawe yababwira ibya Serena. Bya Serena bihagaze biti? Murakoze, nitwa Josephat Eli. Bya Serena kuntu rero korari Hallelujah yabipanze, no kuvuga ngo azaba ari nimugoroba reset, azaba ari ku tariki 7 z'ukwa gatatu, niho abatumiwe bazaba bari muri Serena nimugoroba, kugira ngo abatatumiwe abashaka kuza gufatanya natwe bazaza kwinjira ni 5,000. Murabyumva rero, nimba wifuza kuzaza kwifatanya na Hallelujah mu murimo w'Imana, ushobora kuzitwaza inoti y'5,000. Nshuti zanjye abakristo cyane cyane, barabizi bari baririmba indirimbo z'isi nkuko bikunda kuvugwa, n'10,000 baragenda bakabyishyura, rimwe na rimwe bagataha banasinze, ari ibibazo bikomeye cyane. Ariko noneho hariya hoho ni ukuzagenda ukishyura 5,000 ugacyura ibiryo bitunga umubiri, ukataha unameze neza cyane. Hari akantu rushatse kongeraho yuko ibyo 5 ahubwo niba ushaka invitation, ahubwo zo turebe tuyiguhe invitation kwinjira n'ubuntu, tutiriwe dusaba n'amafaranga. Karibo rwose. Ariko ubundi bwo muri gospel uriya muco wo kumva abantu bakwiriye gufata ibintu ku buntu gusa, nabyo bikwiriye kuvaho, kuko gukora indirimbo na amafaranga, audio video na amafaranga, sibyo? Kandi no kugirana bwa butumwa busakare bugere kure bisaba izindi mbaraga. Iri foke abantu baza bagashyigikira umurimo w'Imana ukashaho gutera imbere. Ushobora kuza ukishyura 5,000, amara kwishyura 5,000 ugatwara umunezero, none ukongera ugatera inkunga Hallelujah, ubutaha ikazazana n'izindi ndirimbo nziza zibatura abantu benshi. Why not ubutaha tutabona na Don muntu yaje gushyigikira Hallelujah. Noneho dusoza amasaha yanagiye, n'imyitegurire arimbanyije, kuko tubasanze hanga n'undi muri za repetition, ibintu bimeze neza cyane. Noneho ubutumwa nka korari Hallelujah mufite mushaka kugeza ku banyagisenyi, abanyegoma, ndetse n'abandi bahandi hose bakurikira umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ndagira ngo bavandimwe, ubutumwa bwa mbere turabararitse rwose, igitaramo karibu cyane ku cyumweru. Wenda muri Serena nuko mwa murabizi cyumba bari gito abari iki, niyo mpamvu tugira ngo abantu batagira, ariko ku cyumweru karibu cyane rwose, abantu barisanzwe. Ariko nkuko abivuze rwose, tugira imbaraga zo gutera umurimo w'Imana imbere. Abantu ntibakajya banyurwa n'indirimbo gusa,
ariko bajye banagira n'imbaraga zo kuvuga bati ariko reka dushyigikire natwe umurimo w'Imana tugira icyo dukora. Aba baririmbyi baba batanze umwanya wabo barepese bagize gute, natwe tugire icyo dukora. Rero murararitswe rero mwabavandimwe mwe muze, hari ambassadors babwiye, hari za Helen Singers za Mind International zo muri Tanzania, hari amakorali abahamya ba Yesu ya Kigali, hari amakorali Gahogo, hari amakorali menshi cyane, wacu wezani wacu nzi ko muyikunda cyane ya Rubavu, izo muri ko buri muntu wese araritswe kare. Ariko urubyiruko by'umwihariko n'abari n'abategarugori kuri gahunda, hari gahunda nabonye ihariye mu bafitiye. Tubafitiye gahunda, ntekereza yuko twabazaniye umubwiriza butumwa, reka uyu muntu azabibasobanurira. Murakoze. Amazina ni Chantal Nyiramugisha, nanjye ndi umuririmbyi wa Hallelujah. Nk'uko bari bababwiye, hari gahunda, hari umutegarugori witwa Dr. Pendo azava muri Tanzania, afite amahugurwa ku bari n'abategarugori. Abari n'abategarugori barararitswe bose, bazaze dufatanye twumva amahugurwa tuzagezwaho n'uwo mubyeyi. Urakoze cyane inshuti bakunzi ba ITV, ndabararikira kuzaza kwitabira kino giterane. Ni igikorwa cyiza cyane, ikindi kandi mwe mukunda umurimo w'Imana by'umwihariko muri iyi zone turimo, turababwiye ngo nimuzacikwe. 5,000 kuri Serena utaha invitation, ndetse n'ubuntu kuri Gates of Hope ahahoze Zion Temple. Izina ryiza irya Yesu, izina ryiza riruta andi mazina yose numvise. Hari abitwa abasitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana. Mugabo ubyutse urajya he ko mbona ugenda uhirima ntacyo ubaye. Bagusakaza intango ureka nyota, itabi n'urumogi byawe wataye ubwenge. He musore ubyutse urajya he ko mbona ugenda ureba inkombe zose. Bagusakaza intango uri maji odi ndazina zose izawe. Izina ryiza irya Yesu, izina ryiza riruta andi mazina yose numvise. Hari abitwa abasitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abatafu bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abaniga bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana. Izina ryiza irya Yesu, izina ryiza riruta andi mazina yose numvise. Hari abitwa abasitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abatafu bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abaniga bagira amazina menshi cyane, izina ryiza niryo guhinduye umwana w'Imana.
iramburiwe twese abanyabyaha duhabwa izina ryiza, izina ryiza ni rya Yesu, izina ryiza riruta andi mazina yose numvise. Hari abitwa abasitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza rijya guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abatavu bagira amazina menshi cyane, izina ryiza rijya guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abaniga bagira amazina menshi cyane, izina ryiza rijya guhinduye umwana w'Imana. Subscribe. 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 Mukore subscribe and share. Mukore subscribe and share.